ubundi mu busanzwe umubyeyi wese yabyaye umwana aba yumva yishimye cyane bitavugwa, kuko umwana araryoha kandi buri wese aba yifuza ejo heza w'umwana we. Gusa iyo umwana wavukanye indwara kandi indwara idafitiye ubushobozi bwo kuba wamuvuza birababaza cyane. Gusa nanone uko byagenda kose buri mwana wese ni umutware uko yaba ameze kose. Ubwo tugira gutya madamu arambwira ati ubwo umwe wa mbere amugaye ati reka tugerageze wenda tubyara ka kabiri, ati wenda ka kabiri wenda kazagira ubuzima. Nanjye ndabimwemera nti koko reka ndebe ko wenda uwa kabiri yaza ari muzima. Nuko abaratwise ajya kwa muganga, barabyaye, abyaye umwana wa kabiri abyara umwana w'umukobwa nyine ariwe wita Jovia, Uwimana Jovia. Arangije nawe aravuka, ageze mu gihe cyo gukura nyine uko umwana akura, kandi yari yaravutse mbona ari muzima, nawe agenda agaragaza bwa bumuga. Mwana nawe aba aramugaye, ubwo ngubwo nyine baraho. Ibaze gukurira mu buzima bubi mu bwana bwawe ukihiringa ariko bikanga. Naho ushakiye umugore wa mbere ugasanga afite imico mibi n'indaya, ugahitamo kumureka ugashaka undi wa kabiri. Wagira ngo utangiye kwishimira ko ubyaye umwana wa mbere, ugasanga afite indwara ikomeye cyane kandi irenze ubushobozi bwawe. Ukagerageza bwa kabiri ukabyara umwana wa kabiri, wenda uvuga uti uwa kabiri wazaba ari muzima, nawe ugasanga nawe afite ubumuga. Ubwo nibwo buzima bwa nyandwa abayemo, ubuzima bubabaje cyane kandi buteye agahinda. Gusa disi hari umubyeyi wari ufite umwana ufite akagare, nyuma akaza kwitaba Imana. Yabonye ubuzima bw'abana ba nyandwi, ahitamo kumuha akagare k'umwana umwe gusa. Aho kagare nako amapine yako arashaje. Ubwo navuye mu Bugande ndaza ngeze hano Nyakariro, ubuzima bwanze, ndavuga nti reka nshake madamu dufatanye, nshaka umugore wa mbere. Biba biranze, turashwana kubera nyine nabonaga ari umusazi, mbona ntazi n'ibyo arimo ari n'indaya, mbona turashwanye, nza kwishakira undi wa kabiri. Yewe nitwa Nyandwi Jean Paul, nkaba naravukiye ahantu ku Mugina, ku murenge wa Nteko, akagari ka Nyagisozi. Nkaba naravutse mbayeho nabi cyane, nkaba naravukiye mu bana 9. Abana 9 navukiyemo, 2 baje gupfa, dusigara turi abana 7. Ubwo papa akaba yitwa Kandagaye Pascal. Ubwo ngubwo ukuntu yarabayeho mu rwego rwa gikene, nawe yarapagasaga ibiraka nk'uko abandi bapagasa, akennye. Mbese ubwo tuvukira muri ubwo buzima, tugize amahirwe aradukuza. Ejo bundi mama aza kwitaba Imana, yitabye Imana, dukomeza turi imfubyi, ariko tukaba twarasigaranye umubyeyi ariwe witwa Kandagaye Pascal. Ubwo nawe aza kuturera, atureze tubaho gutyo nyine mu rwego rw'ubukene, twese tugenda twihigira nyine, buri mwana akagenda ajya gushakisha ubuzima hirya no hino. Arangije nawe ejo bundi ku munsi mukuru ku bunani aba yitabye Imana, nawe barapfuye turamushyingura. Ubwo ngubwo kubera twese twari twaratatanye duhiga ubuzima, ubwo nanjye nza kujya guhiga ubuzima, njya mu Bugande nshakisha nyine imibereho, ariko nari nkiri umusore. Ndagenda ngeze mu Bugande, ibintu biranshanga nyine, ndagaruka. Ngarutse ndebye kujya mu rugo mbona ntago bishoboka kubera nahigaga ubuzima. nza hano aho bita Inyakariro, shakisha ubuzima nyine, mbona biranze. Ndavuga nti washaka madamu tukajya dufatikanya, wenda twazagira icyo tugeraho, tukashireba ukuntu twafatikanya. Tubaciye mu ijambo tugaruka inyuma gatoya ku buzima bwanyu mu muryango w'abana 7. Ese
ni iki cyabashimishaga mu buzima, ni iki cyababazaga, wabonaga nyine mubayeho mute, ese wabashije kujya ku ishuri? Tubwire uko byari bimeze mu rugo, ariko uvuga ku buzima bwawe bwite cyane cyane. Ubuzima bwanjye naje kujya mu ishuri kuko buriya papa nubwo yari umukene ariko yakoreshaga buryo ki abasha kutwigisha, akashaka buryo ki kwiga rero ubwo narize nagarukiye mu mwaka wa 5 kubera ko nta bushobozi nyine bwa gikene. Hari n'abansumbujeho bakuru banjye bagiye bagarukira hejuru, ariko kubera ubukene bakabura nyine ukuntu bazamuka nyine ngo nyine bazamuke nyine kubera amafaranga yaburaga. Nk'iki cyakubabaje mu bwana bwawe muri ubwo buzima mwari mubayeho mu rugo? Ikintu cyambabaje ni uko nari mbayeho, mbese urebye nta myishimire twigeze tugira kubera ikibazo cyo kwiga, tukabura amafaranga yo kugenda nyine ngo dukomeze tukabasha kugarukira hasi, kuko nta mwana wabashije kugera hejuru ngo akomeze. Nicyo kintu cyatubabaje kugira ngo ducikirije amashuri. Njye nagarukiye mu mwaka wa 5. Muraje rero muza kwisanga i Nyakariro muvuye Bugande. Tubwire ku rugendo rwanyu rwa Nyakariro, ubuzima bwari bumeze mute mukigera inaha, nyuma mushaka umugore, ubuzima bugenda gute? Mutubwire ku rugendo rwanyu, ubuzima bwa hano Nyakariro mukihagera no ku rushako bwa mbere mugishaka umugore, inzu mwabagaho gute, kurya byabaga bimeze gute? Ubwo navuye mu Bugande ndaza ngeze hano i Nyakariro, ubuzima bwanze, ndavuga nti reka nshake madamu dufatanye, nshaka umugore wa mbere, biba biranze, turashwana kubera nyine nabonaga ari umusazi, mbona ntazi n'ibyo arimo ari n'indaya, mbona turashwanye, nza kwishakira undi wa kabiri nyine mbona turahuje. Tumaze guhuza nuko turashakana, tumaze gushakana ndetse turanabyarana, kuko twabonaga nyine duhuje nta kibazo tuzagirana njye nawe. Turangije dushakanye duhita tubyara umwana wa mbere ariwe bitira bikoze Keve. Tumaze kumubyara avuka ari muzima, nyuma bigenda bihinduka, nyuma ari agahinja amaze nk'amezi 2 ngire ngo, arangije bahita batwohereza mu bitaro i Kanombe. Ubuzima bwe buba buranze nyine, tujya i Kanombe mu bitaro, tubayeyo, ajya mu byuma, agiye mu byuma biba biranga kubera ubushobozi nyine, bantumye imiti ihenze, mbura ubushobozi bwayigura, mbuze ubushobozi bwayigura. Ubwo biba biranze nyine, baratubwira ngo umwana ngo yarakize, tumuzana mu rugo turamurera. Uko akura agenda nyine ubumuga buza. Icyo gihe bababwiraga ko afite ikihe kibazo? Icyo gihe indwara, kubera nyine kuko ntazi Icyongereza, bavugaga ibintu by'Icyongereza, ndetse bageze n'aho banyohereza ku cyicaro cya mituweli ngo ninze gusaba ubufasha. Ngezeyo naho biranga, i Kigali bwabyanze, ndagaruka mbwira dogiteri nti ko ndeba mutashyizeho indwara runaka, bakaba bayinsabye, bimeze bite? Nuko ubwo uwo nguwo nyine uwo dogiteri abarambwiye ati nta kibazo, byihorere, icyo nzi neza nuko uyu mwana wanyu azakira. Nuko ubwo rero tumurera gutyo, bigeze iminsi ngahe baba baramuduhaye ati nimugende, umwana yowe azakira. Turaza dushyira aho ngaho nyine, bihera hamugara nyine afashe ubumuga nk'ubwo. Ubwo tugira gutya, madamu arambwira ati ubwo umwe wa mbere amugaye, ati reka tugerageze wenda tubyara ka kabiri, ati wenda ka kabiri wenda kazagira ubuzima. Nanjye ndabimwemera nti koko reka ndebe ko wenda uwa kabiri yaza ari muzima. Nuko abaratwise, ajya kwa muganga, barabyaye, abyaye umwana wa kabiri, abyara umwana w'umukobwa nyine ariwe wita Jovia, Uwimana Jovia. Arangije nawe aravuka, ageze mu gihe cyo gukura nyine, uko umwana akura
kandi yari yaravutse mbona ari muzima, nawe agenda agaragaza bwa bumuga. Mwana nawe aba aramugaye, ubwo ngubwo nyine baraho. Ubuzima burabakomeranye cyane, kurya ntibiba byoroshye, kandi n'abana babayeho nabi kuko bose bafite ubumuga. Ntabwo babasha kugenda, nta nubwo babasha kwicara, yewe nta nubwo bafite n'inzu yo kubamo. Niyo babayemo nayo baba bacumbitse. Iyo babonye umugiraneza ubatizaho kuba, bashima Imana, ubundi bagategereza iminsi ikurikiyeho. Hari imiryango myinshi ibaho muri uru Rwanda yita ku bana bafite ubumuga bumeze gutyo. Se hari ugeze ayibarangira? Tubwire wenda uko byagenze, se babayeho bate? Twabonye hari akagare, se kaje gute? Mutubwire ku buzima bw'abo bana. Ubuzima bw'abo bana, kubera ko inaha ngaha hari umuturanyi hariya hirya w'umumama yari yarabyaye umwana, nawe niko numva bajya bambwira, ajya kubyara umwana, nawe abyara umwana wamugaye, bamushyira mu kagare. Ako kagare niwe wari ugafite, akagare agafite mu rugo. Tuza guhura turaganira, mbona arankunze, mbona aranyishimiye, arambwira ati Nyandwi rero, ati mfite akagare mu rugo, ati kandi ntacyo nkamaza, ariko bishoboye kuba uwo mwana we wenda yarapfuye mu gihe cyarangiye. Akagare ndagenda, aravuga ati kajyane, nabonye ufite umwana umugaye, hanyuma ugende umushyiremo, ujye ukamucungamo, nawe atambuka ajye ku muhanda nk'abandi, agenda umutembereze, nawe n'umwana nk'abandi. Aba arakampaye, mba ndakazanye, nkamushyizemo. Ubwo ngubwo kakabayemo, nkajya mutembereza birangije. Ariko nako kubera amapine ashaje, nta hantu kakibasha kujya. Ubwo nako mu rugo gusa, kubera amapine yarashaje ntago kagenda. Nabajije imiryango, hari imiryango yita ku bana bameze kuri, hari iyo bigeze babarangira cyangwa mutubwire niba hari iyo bigeze babarangira? Imiryango rero, abantu bo baraza bakandika, bakavuga ati dushaka umuntu ubana n'ubumuga. Nkajya kubona nkabona umuntu araje aranditse, yamara kwandika ati reka dutegereza, nkategereza, reka data hashira wenda nk'andi mezi angahe, nkabona undi araje aranditse akagenda, nkategereza ko hari ikizavamo, nkaheba. Ubwo rero mbese urebye, abantu baraza bakandika, nkategereza ko hari ikintu wenda bazantangariza, nkategereza, nkaheba. Tubwire ku buzima mubayemo hano noneho, mubayeho gute? Ese mufite inzu mubamo? Ese muri umuryango w'abantu bangana gute? Ese kugira ngo murye bisaba iki? Ubuzima mubayemo hano. Ubuzima tubayemo rero, urabona njyewe mfite abana 4 kubera n'uwo mukobwa yabyaye. Umukobwa wanjye nawe yarabyaye, ubwo n'abana 2 banjye, n'uwo mukobwa wa 3 n'uwo mwana yabyaye wa 4, nanjye wa 5 na madamu wa 6. Ubwo ko tubayeho mituweli, mbese y'igihe cya mituweli cyageze, njya kumva nkumva umuntu arampamagaye ati nshaka umuntu ubana n'ubumuga, mfasha. Kuri ba bantu nyine bagenda batanga ubufasha, bagenda bitanga. Najya kumva nkumva umuntu arampamagaye ati ufite abana 2 bamugaye, ati ndabafite. Ubwo najya kumbona nkabona nyoherereje nk'amafaranga ati batangire mituweli. Ubwo yanjye nyine iyo ntagazaho, aravuga ati n'abana ntangiye, ubwo nawe uzashakashakishirize ushyireho. Inzu yo mubamo noneho? Inzu yo tubamo yo n'ugenda ducumbika. Urabona n'ukugenda nyine, nabona nk'umuntu nkamubwira nti iyi nzu bayinyimuyemo, ungiriye neza wampubufasha, nkaba nibereyemo n'abana n'umuryango wanjye. Ubundi inzu yo rwose nicyo kibazo mba mfite, kuko agenda nshumbacumbika, nta bushobozi mfite bwo kwiyubakira. Tusanze mwari muri gukora iki aka kanya? Ubu ngubu ni umuntu warampaye akazi nyine ko gumucukurira agaferege k'amazi. Ubu niko nari ndimo gukora nyine, ni mumpamagaye, ariko nari ndimo nkora. Iki mwifuza cyane ku buzima bw'abana ndetse no ku buzima bwanyu, kugira ngo wenda muzagire ejo heza?
ikintu nifuza ni uko jyewe mbonye nk'ubushobozi bwo kuba wenda nk'abo bana umuntu yabakurikirana bakaba bavuzwa. Ikindi cya kabiri nifuza ni uko mbese nagira nk'aho mba n'abo bana banjye, nkabona nk'inzu, nkabona aho naba n'uwo muryango wanjye. Ubundi nicyo kintu nifuza. gusigira amafaranga y'uyu munsi yo kumwana makeya, ariko tuvugane, turafata nimero yanyu namwe mufite yacu, turakomeza tuvugane. Wagira icyo ubwira wenda abantu bazabona inkuru yawe? Inkuru yanjye gusa byanshimisha nk'abo bana mbona bavujijwe bagakira, nanjye nkagira abana bazima bagenda cyangwa se ukabona bahagaze bameze neza. Gusa byanshimisha kuko mbonye aho kuba nkabona n'abo bana bavujwe, nta n'ikindi nifuza kirenze, ni uko abana banjye bavuzwa ubundi nkabona n'aho kubashyira, nta kindi nifuza. Ibyo mbibonye byanshimisha cyane kurenzaho, mbese byanshimisha cyane. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Abana be bose uko ari babiri ntago bagenda, ntibicara ngo bikunde. Gusa niba ufite ubumuntu kandi ufite umutima, nawe mu bushobozi bwawe wafasha umuryango wa Nyandwi akareba ko iminsi ikomeza kwicuma, kuko akeneye no kuvuza abana be bagakira, nawe akishima nk'abandi bose. Kandi ubaye hari abantu uzi bashobora kumufashiriza abana be, watumenyesha muri komenti kugira ngo azahabwe ubufasha. Niba nawe ukunda inkuru zacu zo gufasha, ukore subscribe ndetse na share kugira ngo tujye dukomeza kubagezaho inkuru zacu, kandi twese hamwe dukomeze gutanga ukuboko kuba ubuzima bugoye.